gikataje mu iterambere mu ngeri zitandukanye z'ubuzima bw'igihugu n'abagituye, harimo iterambere ry'ibikorwa remezo bishya kandi bigezweho, niko bikenera amashanyarazi nk'ingufu ziba moteri yabyo kandi bibashe gutanga umusaruro. Na Leta y'u Rwanda ntiyabyirengagije kuko Minisiteri y'Ibikorwa Remezo yatangaje imishinga ihenze yo kubaka ibikorwa remezo by'amashanyarazi, amashanyarazi meza yisubira cyangwa se abungabunga ibidukikije. Ibi nibyo tugiye kuvugaho muri iyi video yacu. Niba aribwo bwa mbere ugeze kuri wa muyoboro rukumbi kugezaho amakuru update y'imishinga minini y'ubwubatsi, ni hano kuri DCNTNDC. Wakora subscribe niba utari wayikora, ndetse kandi wakanda like na share kuri iyi video kugira ngo dukomeze twibanire. Leta y'u Rwanda yatekereje iyi mishinga ishingiye kuri gahunda ya UN ifite intego y'uko abaturage bose b'isi bagakwiye kuba bagerwaho n'ingufu zitangiza ibidukikije bitarenze mu mwaka wa 2030, ndetse n'u Rwanda rukaba rufite mu cyerekezo cya 2035 ndetse n'icya 2050. Tugiye kuvuga kuri imishinga myinshi itandukanye, aho buri cyiciro cy'ingufu zitandukanye ziboneka n'uko Leta y'u Rwanda igamije kuzongera muri bimwe bitanga amashanyarazi mu gihugu cy'u Rwanda. Twibutsa ko ari ingufu zitanga amashanyarazi yisubira cyangwa se abibungabunga ibidukikije. Ku mwanya wa mbere twashyize hydropower cyangwa se ingomero zitanga amashanyarazi mu buryo bw'amazi zikoresheje amazi, dore ko ubu bwoko bw'amashanyarazi buturuka ku mazi cyangwa se hydropower mu mashanyarazi u Rwanda rukoresha agera kuri 20% by'amashanyarazi yose igihugu gifite. Leta iteganya gukomeza kubungabunga amasoko y'ayo mazi, urugero nk'igishanga cya Rugezi gifasha urugomero rwa Ntaruka n'indi migezi itandukanye. Harimo rero kubungabunga iki gishanga, kuba cyakurwamo ibikorwa by'ubuhinzi n'ibindi byose byatuma gikomeza kwangirika. Ibyo byose byarakemuwe ku buryo aya mazi abasha kuboneka neza. Harimo rero no kubungabunga n'ibindi bishanga ndetse n'imigezi bitandukanye bitanga amazi. Harimo kubungabunga n'indi migezi itandukanye itanga ingomero zitanga amashanyarazi, twavuga nka Nyabarongo n'indi migezi itandukanye hirya no hino ivaho ingomero zibungabunga ingomero z'amashanyarazi. Kandi mu kongera ingano y'amashanyarazi aturuka kuri ubu buryo bwa hydropower cyangwa se amashanyarazi aturuka ku mazi, Leta y'u Rwanda irateganya ishoramari ya miliyari 1000. Ubwo tuvuze miliyari 1000 biba bivuze tiriyari imwe y'amafaranga y'u Rwanda yo gushora muri ubu buryo, aho azakoreshwa mu kubaka ingomero zaba izo mu Rwanda, izo u Rwanda ruhuriyeho n'ibindi bihugu byo mu karere, aho twavuga nk'urugomero rwa Ruzizi ya gatatu ruhuza Burundi, u Rwanda na DRC n'izindi zitandukanye, ndetse kandi hakaba arimo no kubaka izindi ngomero zitandukanye hagati mu gihugu, aho hari kubakwa nk'urugomero, kubakwa ingomero zitandukanye ku mugezi wa Nyabarongo n'izindi hirya no hino hagati mu gihugu zigiye zitandukanye. Kandi hanateganyijwe gukoresha asaga miliyari 62 z'amafaranga y'u Rwanda mu gusana no kwagura ingomero zisanzwe zihari z'amashanyarazi mu buryo bw'amazi. Ikindi cyiciro cya kabiri ni solar energy cyangwa ingufu zituruka ku zuba, bitewe n'aho igihugu giherereye ku ikarita y'isi. Ndavuga ugereranije na Equateur cyangwa wa murongo ugabanyamo isi kabiri, umurongo muganda uzwi nka Equateur, dore ko uciye hafi mu Bugande komeza za Kenya, nk'icyo gice ariko cyegereye u Rwanda mu bice bya Mbarara hafi y'u Rwanda. Bityo ibyo byose bikaba biha u Rwanda amahirwe menshi yo kuba rwabasha kubona imbaraga z'izuba ku buryo bwo hejuru ugereranyije n'ibindi bice by'isi. Mu migambi yo kongera ingufu z'amashanyarazi, Leta iteganya kuba yashoramo miliyari 100 mu guteza imbere ingufu zituruka ku zuba, aho iteganyijwe ko havamo megawati 30 zaba zabonetse mu mwaka wa 2029-2030, ndetse hakaba hateganyijwe ko hazaboneka n'izindi megawati 20 zaba zabonetse mu mwaka wa 2034 muri 2035. Iyo tuvuze umwaka gutyo ni umwaka wa bije cy'igihugu, aho ngose muri gahunda igihugu gifite ko amashanyarazi byibura aturuka ku mashanyarazi ku ngufu z'amashanyarazi z'izuba yaba angana na megawati 50. Dore ko ubusanzwe u Rwanda rukoresha izigera kuri megawati 12 z'amashanyarazi ashingiye ku zuba. Iyi mibare tuyikesha ikusanyamakuru ry'umwaka wa 2023-2024. Umwanya wa gatatu turasanga wind energy cyangwa ingufu zikomoka ku muyaga. Hari abantu benshi batari bazi ko umuyaga ushobora kuba wabyazwamo amashanyarazi, cyangwa se ushobora kuba twagira amashanyarazi akomoka ku muyaga. Gusa reka tubyumve neza, nk'uko tubona imbaraga z'umuyaga ugira byinshi wangiza, ugira igihe wabaye mwinshi utwara ibintu bitandukanye, ukaba wasenya, wakwangiza mu buryo bukomeye, bikaba byateza ibibazo, ibiza by'ibyo twita ibiza, bikaba byagorana, byatwara ubuzima ndetse bikangiza n'ibindi byinshi bitandukanye. Izo ngufu rero zikoreshwa cyangwa se umuyaga ukoresha wangiza, ugira byinshi usenya, ni nako izo ngufu zishobora kuba zabyazwa ingufu z'amashanyarazi, zishobora kuba noneho zateza byinshi mu iterambere cyangwa zakoreshwa mu buryo butuma ibintu bigenda neza mu rwego rw'ingufu z'amashanyarazi. Izi ngufu rero twavuze zishobora gusenya zikangiza, nizo ngufu zikaraga ibyuma biba byashyizwe bimeze nk'inkingi cyangwa se amapoto
noneho bya byuma bigakaragwa na wa muyaga, za ngufu z'umuyaga ko zibikaraga bitewe n'urugero izo ngufu ziriho, izo ngufu z'umuyaga ziriho, bikaba uko bikaraga bya byuma nabyo bikagenda bigakaraga icyitwa dinamo. Ya dinamo noneho igakora ingufu z'amashanyarazi zihindurwa zikaba zakoreshwa cyangwa zakoherezwa mu muyoboro w'amashanyarazi zikajyanwa gukoreshwa muri gahunda zitandukanye. Ubusanzwe mu Rwanda ubu buryo bwo gukora amashanyarazi avuye ku muyaga ntabwo bwakoreshwaga, ariko leta ifite gahunda yo gushaka uburyo bwakoreshwa, aho ifite gahunda y'ishoramari kuko igihugu kinyuramo imiyaga itandukanye ituruka mu nyanja hirya no hino, yaba ari inyanja y'Abahinde, yaba ari muri Atlantika, aho hose haturuka imiyaga itandukanye, bityo igihugu kikaba kiri ahantu heza ho kuba ino miyaga inyura mu kirere cy'u Rwanda ikaba rimwe na rimwe igira ibyo yangiza, ishobora kuba yanabyazwa n'amashanyarazi. Gahunda rero ya leta ni uko iteganyije kuba yatwara asaga miliyari 500. Leta iteganya kuba yatangiza miliyoni 500 y'amanyarwanda yo kuba yakoreshwa mu buryo bwo gukora inyigo zo kwiga ku mushinga w'uko ino gahunda yo gutunganya amashanyarazi bivuye mu mbaraga z'umuyaga. Nyuma y'inyigo hakaba hateganywa kuba hashorwa asaga miliyari 15 z'amanyarwanda kugira ngo haboneke amashanyarazi asaga megawati 15. Iyi bije ikaba yakoreshwa mu kubaka ibikorwa remezo bitandukanye byo kwifashisha muri uyu mushinga wo gukora aya mashanyarazi ashingiye ku muyaga. Icyiciro tugezeho ni icyiciro cya 4 dusangamo geothermal energy, aho tuhasanga ingufu z'ibikomoka mu nda y'isi, byo benshi tujya tubona amazi ari kubira tuzi ku izina ry'amashyuza, tubona cyane cyane mu turere tw'intara y'Uburengerazuba, aho tubona mu karere ka Rusizi, mu bice byo mu Bugarama, za Nyamyumba, muri za Rubavu, aho usanga amazi aba ari kubira bitewe n'ubushyuhe buba buturuka mu nda y'isi, aho bamwe bagenda bakakora massage, abandi bakaba bayakoresha nk'umuti wo kwivura indwara zitandukanye mu mubiri. Bityo izo ngufu zigaragara zibiza ayo mazi ziba zituruka mu nda y'isi zishobora kuba zakoreshwa no mu bundi buryo butandukanye, ariho leta y'u Rwanda itekereza uburyo ayo mazi, uburyo aba ari kubira, ingufu ziba zayabije zishobora kuba zabyazwamo amashanyarazi. Byagaragaye ko izi ngufu zishobora kuba zakongerwa mu mashanyarazi yo mu Rwanda biturutse kuri izi mbaraga zo mu nda y'isi, ashobora kuba yava hagati ya megawati 50 kugeza kuri 90, aho ishoramari rya leta ryifuzwa kuba ryatangizwa ari miliyari 60, harimo ubushakashatsi ndetse no kubona amashanyarazi agera kuri megawati 30 mu mwaka wa 2034 na 2035. Ariko uko inyigo zakomeza zikorwa biteganyijwe ko gusa uko iminsi yagenda ishira niko amashanyarazi akomeza kugenda azamurwa ikigero, dore ko inyigo zatangiye gukorwa mu bice bitandukanye nka Bugarama mu karere ka Rusizi ndetse na za Rubavu n'utundi turere tukikije kuri kiriya kiyaga cya Kivu, dore ko imbaraga n'ubundi zirimo zino za geothermal zigaragara muri ibyo bice k'uwo mukandara w'ikiyaga cya Kivu. Ku mwanya wa 5 turasanga waste to energy cyangwa se ingufu zituruka ku myanda. Ushobora kuba utarubizi ko imyanda cyangwa ibisigazwa byabyazwa amashanyarazi meza ndetse atangiza ibidukikije. Leta y'u Rwanda yiyemeje gushora imari mu buru buryo nyuma y'igeragezwa ryakozwe mu karere ka Nyagatare, aho hubatswe uruganda rutunganya ibishishwa by'umuceri rugakoramo amashanyarazi, dore ko habashe gukorwa agera kuri kilowate 12,748 mu mwaka w'igerageza wakozwe muri 2015. Nyuma yo kubona ibishoboka rero ku kigero hateganyijwe kuba hashorwa imari igera kuri miliyari 80, gitezwe ko hakongerwa amashanyarazi akaba yava ku icyo kigero cyabonetse mu igeragezwa akagera kuri megawati 15, ndetse akaba hanateganyijwe n'uburyo hajya hatangwa nkunganire no ku bandi bikorera babasha kugira imishinga ifite aho ihuriye n'ubu buryo bwo gutunganya amashanyarazi akomoka ku myanda itandukanye mu buryo bwo kubungabunga ibidukikije. Ku mwanya wa 6 turasanga PT Energy cyangwa ingufu zikomoka kuri torfo tumenyereye ku izina rya nyiramugengeri. Mu kongera amashanyarazi, leta y'u Rwanda yabonye ko hari umutungo kamere u Rwanda rufiteho rubitse wa torfo cyangwa nyiramugengeri, aho iziboneka cyane cyane mu bishanga bitandukanye cyangwa mu bibaya, kuko biva mu bimera byaboze bimaze igihe kirekire, aho mu bushakashatsi bwakozwe habonetse ko u Rwanda rufite izisaga toni hagati ya 24 na 33 za miliyoni ahantu hatandukanye mu bice bitandukanye byo mu Rwanda. Leta ikaba yifuza kuzamura ingano y'amashanyarazi akomoka kuri nyiramugengeri akagera kuri megawati 45, kuko haboneka kuri ubu ngubu ataragera kuri iki kigero cyifuzwa. Murabizi ko hari uruganda rwa Gishoma ruri muri Gisagara rwatangiye gutanga amashanyarazi ku kigero runaka, ariko kitari cyagera kuri kigero cyifuzwa cya megawati 45. Uburyo bwa 7 ni nuclear energy cyangwa ingufu za nucleaire,
aho benshi iyo bumvishe nucleaire bahita batekereza ibitwaro bya kirimbuzi, gusa ntabwo ari byo byonyine bikorwa muri nucleaire, kuko ino nucleaire ibyazwamo n'amashanyarazi ndetse n'ibindi bitandukanye. Ibyo byose rero leta y'u Rwanda ikaba yifuza kuba yakoresha izi ngufu za nucleaire mu buzima butandukanye bw'igihugu, bibe mu mashanyarazi, bibe mu buvuzi, mu buhinzi n'ibindi bitandukanye, nk'uko hari video twize kubivugaho uburyo umushinga wo gukora cyangwa se wo gutangiza ino nucleaire kuba yakoreshwa mu Rwanda buhari mu karere ka Bugesera. Bityo leta rero y'u Rwanda yifuza gushora asaga miliyari 5.3 gukora inyigo zitandukanye kugira ngo barebe ibishoboka kuba byatangiza uburyo bwo gutunganya no gukoresha izi ngufu za nucleaire mu Rwanda. Mu gihe umushinga wo gukora inyigo waba urangiye, hateganywa ko hakubakwa ibikorwa remezo bitandukanye byo gukoresha muri ubu buryo byo gutanga izi ngufu mu buryo bwo gukora nucleaire ikifashishwa mu ngeri zitandukanye z'ubuzima bw'igihugu. Biteganyijwe ko uno mushinga watwara asaga miliyoni 400 z'amadolari, ubwo nasaga hafi miliyari 1000 z'amanyarwanda cyangwa se triliyari 1 mu bundi buryo mu yindi mvugo. Harimo kuba haboneka umuriro usaga megawati 110. Urumva ko ni amashanyarazi menshi ugereranije n'amashanyarazi dusanzwe dufite hano mu gihugu. Uburyo bwa munani hydrogen technology, ikoranabuhanga mu kinyabutabire cya hydrogen. Hydrogen ni ikinyabutabire gikomeye kuko ari igice kinini mu bigize amazi dukoresha mu buzima bwa buri munsi, ariko ikaba ari n'ikinyabutabire gifite ubushobozi bwo gukorwa kw'ingufu zitandukanye, cyane cyane amashanyarazi, ndetse bikaba binazwi ko gikoreshwa mu gukora ibinyabutabire bya kirimbuzi bifite ubumara bubi cyane. U Rwanda rwiyemeje gushora imari ku mafaranga agera kuri miliyoni 500 mu gukora inyigo mu kureba uburyo iki kinyabutabire cyakoreshwa mu kubona amashanyarazi hano mu Rwanda agera kuri megawati 10. Ku ikubitiro umushinga ukaba uzashorwamo agera kuri miliyari 30 z'amanyarwanda mu kubaka ibikorwa remezo by'ikoranabuhanga byo kubyaza ikinyabutabire cya hydrogen mu amashanyarazi. Iki ni ikinyabutabire gikomeye gikoreshwa ku isi mu buryo butandukanye, mu bintu bitandukanye, mu ngeri zitandukanye z'ubuzima, bibe mu buvuzi, bibe mu bya gisirikare, bibe mu mashanyarazi n'ibindi bice bitandukanye byose. Hydrogen rero u Rwanda rwifuza ko rwatangiza umushinga wo kubyazamo amashanyarazi, kuko hydrogen ikora ibintu byinshi bitandukanye. Uburyo bwa 9 ni methane gas. Ikiyaga cya Kivu, ubushakashatsi bwagaragaje ko gibitse gazi igera kuri miliyari 40 za metero cube, miliyari 40. Urumva ko kibitse byinshi, kibitse gaze nyinshi, ariko leta yatangije ari naho leta yafashe umwanzuro wo gutangiza gahunda yo kwibyazamo umusaruro, aho hatangiriye ku mashanyarazi agera kuri megawati 82.4. Kuri ubu akaba ariyo abasha kuba yakoreshwa cyangwa yabasha kuboneka mu muyoboro w'amashanyarazi mu Rwanda, aho hifuzwa ko aya mashanyarazi yazamurwa. Ari nayo mpamvu biyemeje hari gahunda yo kongera ishoramari muri ubu buryo bwo gutunganya amashanyarazi, akongerwamo miliyari 218 z'amanyarwanda, ku buryo iyi gaze yakomeza gutunganywa ikabyazwamo amashanyarazi akazamurirwa ikigero yaragezeho, kandi hakaba hifuzwa ko yanatunganywa ikaba yakoreshwa no mu bundi buzima butandukanye, aho harimo nk'ubuhinzi cyane, nko gukora amafumbire atandukanye, ndetse no kuba yakoreshwa ikaba yakoreshwa mu buryo bwo guteka, nk'uko dusanzwe tugura gaze zituruka hanze. Iyi nayo ikaba yatunganywa ikavamo gaze yo guteka, nubwo byagaragaye ko ari uburyo bisaba uburyo buhambaye, bisaba tekinoloji zihambaye, dore ko no mu bakunzi bacu hari watubaje se gahunda yo gutunganya iyi gaze byaba bigeze hehe. Biracyari muri gahunda, ntabwo byari byakorwa, kuko mu kuyitunganya kugira ngo ibashe gukorwamo gaze yo guteka bisaba ubundi iyi tekinoloji yo hejuru, kandi wikihutirwaga kwari ukubasha kubona amashanyarazi, dore ko ikigero cy'amashanyarazi yifuzwa mu Rwanda atari yabasha gukwirakwira hose. Aricyo cyane kintu cyashyizwemo imbaraga kugira ngo amashanyarazi abashe gutunganywa, abashe kugera ku kigero cyo hejuru. Ariyo mpamvu tubona leta ibasha gushyira imbaraga mu bice bitandukanye, mu ngomero, mu biti, muri byose turi kuvuga bigiye gushorwamo imari. Ni uburyo bwo kugira ngo amashanyarazi yaba arakoreshwa mu ngo, yaba arakoreshwa mu nganda, dore ko inganda zikomeza kugenda ziyongera. Abashoramari babakangurira kuba bashora imari mu nganda kugira ngo abanyarwanda babashe kubona utuzi, babashe kubona ibyo bakora, ndetse kandi ikigero cy'ibitumizwa hanze kibashe kugabanuka, kuko ibyo byose nibyo bizatuma iterambere ry'igihugu rizamuka mu buryo bwihuta, kuko abantu babona akazi. Uko ibitumizwa hanze bigabanuka, niko iterambere ry'igihugu riba riri kuzamuka. Ibyo rero nibyo byashyizwemo imbaraga kugira ngo amashanyarazi abashe kwiyongera muri ubu buryo tumaze kuvuga butandukanye, ndetse kandi iki cya gaze, gutunganya gaze kugira ngo ibe yatanga amashanyarazi, byose biri muri iyo gahunda. Rero kijyanye no gukora gaze cyangwa gutunganya gaze ikaba yavamo gaze yo guteka, biracyari mu mishinga, ntabwo byari byarangira cyangwa se byari byashyirwa ahagaragara. Tubibutse ko ibi ari ibitangazwa na leta ku mishinga itandukanye yo gukora
no gukoresha ingufu zitandukanye mu kubungabunga ibidukikije bijyanye n'iterambere ry'igihugu, ariko hatirengagijwe uburyo bwo kubungabunga ibidukikije kugira ngo ibyo bikorwa byose bibashe kuba ibikorwa by'iterambere ariko iterambere rirambye. Amakuru nk'aya ntahandi wayasanga, update nk'izi ntahandi wazisanga ku mishinga y'ubwubatsi itandukanye. Niyo mpamvu niba utari wakora subscribe kuri Decent TNC ari wo mwanya kugira ngo uyikore, ubundi twemeze twibanire, kandi ntibyakubuza gukora like na share kuri iyi video, ubundi video ikakwirakwira ikagera kure. Naho update izo nk'izi naho utaha. Bye bye, ciao ciao.